Ni itangazo rireba abamotari mwese mukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo nk'abamotari mwese rirabareba. Iri tangazo ryagenewe abamotari mwese mukorera mu mujyi wa Kigali. Iri tangazo ni irya polisi y'u Rwanda ikorera mu mujyi wa Kigali, mu turere dutatu tugize umujyi wa Kigali: Nyarugenge, Kicukiro ndetse na Gasabo. Polisi rero isohoye itangazo rireba abamotari gusa n'abafite moto bahaye abamotari. Bivuze ngo iri tangazo rero nka mwese nk'abamotari aho muva mukagera, waba utwaye moto ya Sipiro birakureba, waba utwaye moto ya Jasi birakureba, waba utwaye moto iyo ari yo yose iri tangazo rirakureba. None ahangaha moto ya mu gihe ukikoresha tagisi iri tangazo rirakureba. Ubwo ndavuga nimba utwara abagenzi kugira ngo ubone amafaranga, iri tangazo rirakurebera. Gusaba ngo wicare hamwe wumve rino tangazo witonze, ntihagire na kamwe kagucika, kuko nihagira akantu na kamwe kagucika birakureba, kuko iri tangazo rirarebana n'ibyo mu muhanda, n'ibyangombwa byo mu muhanda, n'amategeko mashya, kumva n'amakosa mashya mugiye kuzajya muhanirwa, n'amabwiriza mashya. Kugeza amagingo anga rero urasabwa kumva iyi video paka irangiye kugira ngo wumve kamwe ku kandi. Ikintu cya mbere polisi y'u Rwanda yavuzeho ni abamotari bataba muri koperative baza gutwara moto, nta koperative barimo, nta kibaranga bafite. Icyo bafite ari kategori na karite n'ibindi byangombwa, ariko nta hantu uri cyangwa nta hantu ubarizwa. Ese w'umumotari ko nta jiro ufite, nibyo polisi yagarutseho. Utwaye umugenzi cyangwa umugenzi aguhaye kuriye, urirukase, nta jiro ufite, nitukurura plaque ya yenda ngo tumenye ngo ubarizwa mu yihe nuze, ubarizwa mu yihe kampanyi, ubarizwa hehe, ese utwara moto ya he. Ibyo ngibyo rero polisi yabigarutseho. Umuntu wese utambaye ijiri hano mu mujyi wa Kigali, moto bari kuyipakira bakayijyana mu Gasyata. Bityo rero jya muri koperative nyaboneka ufate ijiri. Ibi nibyo polisi yatangaje ko irakomeza gupakira moto paka zitujuje ibisabwa. Ntabwo bari kureba ngo ibyangombwa bindi, ijiri yonyine kuba utayambaye ni ikibazo gikomeye my friend. Bivuze ngo rero ambara ijiri ubone kujya mu muhanda. Nimba nta jiri ufite banza ushake ijiri, cyangwa ujye kumotara mu ntara. Mu ntara niho bidasaba ibintu nk'ibyo by'amajiri. Hano mu mujyi wa Kigali tuba dukeneye amajiri, tuba dukeneye gutandukanya umumotari n'utari umumotari. Uzero polisi yabivuze ngo mwese mwambare amajiri mugiye muri gukora akazi ka tagisi, mutwara abantu n'ibintu hano mu mujyi wa Kigali. Bino polisi yabitangaje no munsi ku itariki ku itariki 15 z'ukwezi kwa 4 2026. Niko polisi yabitangaje ngo irakomeza ipakire moto zanyu paka moto itujuje ibisabwa zose barazijyana mu bizibiti mu Gasyata. Polisi garuka noneho ku makoterevasiyo cyangwa ku madeni ari muri moto. Iyo ufite ideni rigera mu 200,000 muri moto bari guhita bayitwara. Kugira ngo wishyure rya deni uzaza uyifate mu Gasyata. Iyo utinze rero kuza kwishyura rino deni, moto bayiteza cyamunara y'amafaranga akaboneka. Bityo rero ishyura amadeni yose ufite muri moto yawe kugira ngo udafatwa moto yawe bakahita bayitwara bakayipakira. Kandi ikindi shaka ijiri, nimba nta jiri ufite nyaboneka ndakubwira ngo buvuye mu muhanda hakiri kare, koko baraza kugufata bahite bagufunga. Ndavuga gufunga moto yawe, barakureka wigendere, barafunga moto yawe bayitware, uzagenda ushake koperative baguha ijiri ubone kugaruka. Rero iryo tangazo rero nabageneye bantu banjye, ndabiza abantu b'abamotari benshi murankurikirana. Ibi polisi yabivuze ati, ndavuga ati rero reka mbibagezeho mubimenye, n'abatwara muri sakino muri moto mwe muziparitse n'abarabure mbi birakabanga, muyimenye hakiri kare. Polisi rero yatangiye gupakira moto zanyu bitewe nuko zitujuje ibyangombwa. Nemba ifite itujuje ibyangombwa yigumishe mu rugo, mwana wa mama ishakira ibyangombwa batayitwara, kubera ko ikintu cyamaze kugenda kugira ngo kigarure biragorana. Bivuze ngo rero shaka ibyangombwa ndakuraye kugira ngo ugaruke hano mu muhanda ukora akazi nk'uko bisanzwe, cyangwa nzabamenyesha igihe uyu mukwabu uzaba warangije kuba yenda ushoke mu muhanda ukore. Ariko kugeza amagingo anga polisi yavuze ko itazahagarara mu gufata moto zitujuje ibisabwa no gufata abamotari basa nabi hano mu mujyi wa Kigali bambara inkweto za bodaboda bari gutwara abantu, nabo nabo barafatwa bakanikirwa. Bino rero mushakisha hakiri kare ibyangombwa nyaboneka hakiri kare. Ayo niyo makuru nabagezagaho, murakoze cyane. Ariko nibwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, ibuka gukora subscribe, ufungure inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde ibahereze ubuzima buzira umuze kandi nzahora